Mwiriwe mwese. Ubwa mbere na mbere ndabanza gushima Imana yatugejeje kuri uyu munsi, bikaba byabereye no mu gihugu cyacu. Imana ihimbazwe cyane. Icya kabiri ndashimira Marvin na Teta baduhuje hano. Mwakoze, muri abana beza. Ndashimira n'umuryango wa Kamanzi watwakiriye. Mwakoze cyane. Ndashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika na madamu we n'abandi bashyitsi bose baraha. Mwakoze kudutahira ubukwe. Ndagira ngo mumfashe gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika na madamu we ku ruhare bagize ku muryango wacu uko bikomeye cyane. Abana bashoboye kwiga ntacyo babuze, mwarakoze. Ndabashimiye mbukuye ku mutima. Hanyuma ndashaka guha ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika wabaruza kugira icyo avuga nk'inshuti ya best friend. Mwiriwe neza, muraho neza. Kubera ko icyumba giteye sinzi uko ndi buhagarare neza ku buryo ntageze abo ntera umugongo. Urakoze Jeannette kumpa ijambo. Madamu umukobwa wacu twazanye hano, turishimye kuba turi kumwe namwe muri ibi birori. Ikidushimishije ni impamvu nyinshi. Turi bamwe muri mwe. Bikagira n'amateka maremare. Icya mbere kambanze nshimire Teta n'uwo bakundanye n'uwo bashakanye bagiye kubakana ku mugaragaro guhera uyu munsi, baduhaye ibi birori. Turabashimira kandi nibidukundira tuzakomeza kubibaherekezamo, namwe nyine mwubake urugo rukomere, mubyare urwire. Teta ni nk'umwana wacu nk'uko dufite abandi. Akaba umwana wacu kubera ko ari umwana wa Gisa na Jeannette. Ndetse akaba ari umwuzukuru wa Kimonyo, umubyeyi wundi uri hano. Bifitanye amateka maremare cyane iyo miryango mvuze. Ntabwo rero ari ibyo twahuriye aha n'aha, bifite amateka maremare abikomoka, ndetse bikagera aho bikivanga kubera ko amateka maremare dufite. Ngira ngo umubyeyi wa Gisa ari hano arabizi. Bashobora kuba hari n'abandi wenda baje hano babizi. Byivanze ku buryo wavuze ati
ndetse kuba ibirori biri hano mu Rwanda byivanze nuko n'ibirori bisanzwe byo kubaka imiryango, ni ibintu bibiri bifitanye isano: kugira umuryango, kugira n'igihugu. Ku by'igihugu ngira ngo nyina ubyara Fred arabizi, kera tukiri abana batoya jye na Fred bato cyane, twabanye n'umuryango wa Kimonyo ahantu habiri, twabanye Shungerezi, turangiza tujya Toro, ndetse no muri Toro tukajya twimuka tukavanywe tukajya hanze, ariko turi kumwe. Sinzi niba hari abantu bari hano mama wa Fred azi, hari umubyeyi ngira ngo yarashaje, twajyaga twamuvugaga, yari umugore akaba umugabo, twamuhaga izina, umugore witwaga Suzanne, akaba nyina wa François Nzigirwa na Alphonse Mugambira na Tereza n'abandi ngira ngo bamara bazi. Iwe ubwo turi abana bato nk'imyaka hari wenda 8 cyangwa kuri uwo mugore habaga umuntu ngira ngo yari yabaye mu Nyenzi, wari uvanze, umubyeyi umwe ngira ngo yari umuzungu, akaba umunyarwanda witwaga Mariko. Abantu bo kwa Suzanne hari uri hano, Alphonse ntabwo yaba ari hano, reka tuba tubyihoreye. Tujya gutarama kuri uwo mugore turi abana bato, ndetse ababyeyi bakatumerera nabi kuko twajyaga dusa batumeraga nabi kuko bavuga ko twazerereye, twagiye mu mihana, ariko twabaga twajyanywe n'uwo Mariko tukajya kumubaza iby'intambara z'inyenzi yatubwiraga uko byagendaga. Hakaba ubwo tugeza nijoro kwa Kimonyo, bari baturanye cyane, bari begeranye n'uwo Suzanne kurusha, jye navuga kure, ariko nkiruka nkajyayo nkanyura kuri Fred, kuri Gisa, tukajyana kwa Suzanne kwa Mariko kujya kumva inkuru z'ibyo bakoraga. Sinzi David uwo Mariko uramuzi? Kuko nawe ni inyenzi nkuru. Rero ibyo ndagerageza no gutinda cyane, ndaza kubicamo bugufi. Ayo mateka turi aho dufite imyaka 8, 9, 7, sinzi uko twumvaga, bikaba byaravuyemo icyatugejeje hano. Rero nishimiye, ubundi biranshimisha gutaha ubukwe bw'abana
nk'aba batoya abanyarwanda biyubaka, bubaka amago, bubaka ingo, ndetse bikavamo no kubaka igihugu muri rusange. Ariko ibi ngibi bifite uwo mwihariko. Nagira ngo rero twishime hamwe nawe ko ariko bimeze. Ariko ndakomeza mbehe n'andi mateka. Ndava mu muryango gato ninjire mu gihugu, ninjire muri politiki y'igihugu. Ndanabivugira impamvu zimwe nazo ndazisobanura. Teta ndagutuma, ndi butume Jeannette, ndetse ndi butume na nyogokuru. Hano ntabwo nabonye umuhungu wa Fred, ntabwo yashoboye, wa Gisa ntabwo ngira ngo yashoboye gutaha ubu bukwe. Mumbwire ko yarakwiye kuba ari hano, yarakwiye kuba ari mu gihugu. Igihugu se n'abandi twese twaharaniye, twaba twarakibonye. Sino bitendamo cyane, ariko mu mumpera ubutumwa. Sinshaka ko umuhungu wa Fred yaba hanze cyangwa yaba impunzi, yashaka impapuro zo hanze. Ariko ndashimira Teta kubera ko abakobwa, ngira ngo abakobwa, abadamu n'intwari baraturuta kenshi. We yagumye hano, none hashakiye n'urugo. Yagenze hirya ariga, arataha. Jeannette ntabwo nifuza ko umuhungu wa Gisa yaba hanze, keretse ari uko yabihisemo, hari impamvu, ntawe nabuza guhitamo uko ashaka. Akwiye kuba mu Rwanda, cyangwa se akagira uburenganzira kujyana no kugaruka mu Rwanda, ntazashaka ubuhungiro hanze. Nta nubwo akwiriye kuza akaba yajya mu baturanyi agasubira yatageze mu Rwanda. Ntabwo ari byo, ntabwo bikwiriye. Hazaze ngo agarukire mu baturanyi agasubireyo aho yaturutse. Ndabivugira iki nabyo? Ndabivugira ko abo baturanyi bivanze cyane mu mibereho yacu, mu gihugu cyacu, mu buzima bwacu, guhera kera kugeza uyu munsi. Ntabwo numva ko hakwiriye kugira uwo basiga ibara ribi, izina ribi muri twebwe. Cyane cyane simbyifuza, yaba ku muryango wanjye, yaba ku muryango wa Gisa. Ntibikwiriye. Hari ibintu byinshi bivugwa, urareba narabyihoreye, byinshi ndaceceka. Buriya ntoranye intambara zanjye ndwana, ntabwo mpfa kurwana buri ntambara mbonye. Ndwana iza ngombwa kandi zirahari. Havuze ibintu byinshi, havuga
bikaba byinshi, bikaba turagenda tuba abantu baremwe, bagizwe n'abaturanyi. Ntabwo ari byo, ntabwo twize turemwa, ntabwo twize, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ntabwo abantu barema abandi, bahoze bavuga Imana niyo irema, ntabwo abantu barema abandi. Ntabwo twaremwe n'abaturanyi, nta nubwo baturemeye. Ntambara tunyuzemo, igihugu akaga kinyuzemo, ntabwo twagakijwe n'abaturanyi na busa. Nagira ngo rwose nuraha byumve, mushaka nzabimusobanurira, mujye mungera kuko mushatse mbaze mbasobanurira. Kubera ibyo rero, ibyo bibazo bimwe mvuga bitwara abantu hanze, bitandukanye, imiryango bigira bite, nabyo biri muri iyo politiki. Kandi njye nabonye umwanya uhagije wo kubiganira n'abo bireba, abayobozi bireba, burya mbona nkubone. Ibyo mbabwira ubu nibyo mbabwira ubwabo banyumva. kuko nababwiye twaremwe n'Imana, ntabwo twaremwe n'abantu. Ibintu rero byivanze mu buzima bwacu, muri famire zacu nk'Abanyarwanda, bikaba inyuro, bikaba gucyurira, bikaba ubwo reba buri muntu wese agira ubuzima bwe, akagera aho agera, Imana yamuhamagara akagenda. Ntabuze aho bajya bagenda. Abantu benshi bavuga Imana bakayemera, ndetse bakavuga ko turi hafi kuyisanga. Wamubwira utari ko wagiye akatira kareka agasubira inyuma. Ntawe ushaka kugenda, ariko kandi bavuga ko aho tujya, ariko aho reka mbe byihoreye, ariko jya aho nzagendera, nzagenda nishimye. Kuko nta mwenda w'Imana nzaba mfite. Usibye noneho w'Imana ko ari ukomeye, nta n'umuntu wundi usanzwe mfite. Ndabivugira ko nyine abandi biha kurema abantu, ntabwo ndi mu baremwe n'abantu. Iyo politiki rero yagiye ikavanga, ikazamo gucyurirana, ikazamo gusebanya, ikazamo gutukana, ikazamo u Rwanda kuba yibwira ngo ni abantu ku bandi, ni umuntu ku wundi gusa. Ariko uburemere bwabyo ni uko ni igihugu kiba kivugwa. Iki gihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda ntabwo baremwe n'abaturanyi, ntabwo twabisheho n'abaturanyi, ntabwo intambara twarwanye abantu bamennyeho amaraso bagatakaza ubuzima, ntabwo ari undi wabidukoreye. Iyo beza kuba ari undi wabidukoreye akabiduha,
nta bantu tuba twaratakaje nyine tuba turi kumwe nabo hano natwe baba bari hano uyu munsi nibo rero bagenda bagashuka abantu bagashuka abana bagashuka abantu bakuru bakabasezeranya ibyo bazabagira ndetse bakarenga bakabasezeranya ibyo bazabagira hano mu Rwanda ntibishoboka ntabwo byakunda nta wundi utari umunyarwanda wagena icyo u Rwanda rwaba ntibishoboka ni nacyo nshinzwe ni nacyo mwanshinze rero yewe nicyo navugiraga ko nta mwenda nzajyana yewe kuko ako kazi ndakuzuza kugeza n'uyu munsi nicyo navugiraga ngo ndatuma buriya musaza wawe Teta akirangiza high school yicaranye nawe kandi nanamugutumyeho kanizere ko yakumpereye ubutumwa ndetse mutuma no ku mubyeyi we wundi yasigaranye twagize ikiganiro kinini cyane nk'umwubaka nk'umwana mutukura kugeza igihe nyine ubwo yarangije high school agiye kujya muri university ari we ari na mushiki we nk'uko Jeannette yigeze kubivugaho nanabasezeranije ko ntacyo bamburana gishoboka ku muntu keretse yamusanze ariko icyo gihe nyine hagira baryakazamo ibintu bikitambikamo bikajyamo amatiku maremare amagambo maremare nyine aturutse hanze hirya no hino rimwe na rimwe byangeraho nabyumva ntasubira inyuma nkicecekera nkabyihorera kuko iyo ntabwo ari intambara nihutira kurwana izo zifite abandi bazirwana ntabwo narwana intambara nk'izo hari izindi zindeba ngomba ibyo ariko ndabivugira kugira ngo n'abandi bari hano bumve biri mu muryango nyarwanda aho ariho hose bigira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda iyo tumeze neza iyi miryango nyarwanda imeze neza u Rwanda rumererwa neza iyo imiryango nyarwanda itameze neza igihugu kizagira ibibazo ariko ngira ngo twari tumaze gutera intambwe ndende ku buryo umuryango nyarwanda umaze gushinga imizi umaze gukomera n'igihugu gitera imbere hari byinshi tugishaka kugeraho kandi tuzabigeraho ndibwira ko byose bikorwa n'abantu iyo bakora ibintu bizima birakunda abantu bagatera imbere nagira ngo rero mboneraho uyu mwanya wo kubasubiramo ibyo iki gihugu mureba n'amateka yacyo kandi ya kera atari ejo bundi y'abanyarwanda baryanye hari andi mateka ya mbere harimo byinshi twayigamo harimo byinshi twakoresha kuyubaka reka no gutinda mbajyana muri politiki ubundi niko kazi nkora hano twaje gushyigikira abana bacu twaje kubagira inama turabakunda turabaherekeza
tuzabaherekeza muri bumwiyubakire n'ababyeyi banyu. Navuze cyane Teta Marvin, sinamuvuzeho cyane, na Sokubyara Kamanzi, ariko ubwo nawe n'umuryango umwe nyine uvuze mu buvuzi ubundi, ubwo ngira ngo nawe yumvise. Rero sindi buvuge byinshi byo kubashyigikira, ariko tuzashaka icyo twashobora mu mikoro yacu atari make. Ntabwo ari make ku buryo ntabwo twashobora kubiterura ngo tubishyire ku meza, ariko tuzavugana, tuzashaka umwanya, hanyuma twumvikane icyo abantu bakora, kandi tuzagikora. Rero numva nta kindi nibagiwe. Jeannette, twifatanyije nawe, amateka nayavuzeho, amagambo arambuye, ibyo ibya politike mubyihorere, mubindekere, byo kwirirwa bibavuna nibaremera mujye mubisunikira, mwigire mu bindi byubaka. ngira ngo ntacyo nibagiwe. Umubyeyi wa Gisa, maze igihe nakubona, nishimiye kukubona, ndetse na Jeannette ntabwo namuherukaga, ndetse na Teta sinamuherukaga. Naje hano rero ngo bashyigikire umuryango mwashatsemo cyangwa mugiye kubakana mu rugo. Ubwo hasigaye ubundi abantu bifuza ibyiza, dukore tuganisha mu buzima bwiza ku bana n'ibindi bitari bizima, mubishyire iruhande, mubirekere abo mwabigeneye bagomba kubikemura, tuzabikemura. Murakoze cyane. Murakoze cyane, namwongera amashyi cyane